Yo, what's up my people? It's a son of God, Mr. Mokapa. Iracyari Main Empire. Utorokora subscribe, comment and share just to do it. Yes I. Muri kubibona rero twabazine abatumirwa. Anga turi kumwe na mami, turi kumwe na Miss Anita. Miss Anita umeze ute? I'm okay. Are you good? Yes. Why are you so shy? Akusheka neza. Akoshemana. Murakoze cyane. Mami, wamuhereza mikoro? Yes. Mami umeze ute? Umeze neza. Umeze neza. Kabisa cyane. Umeze fresh. Yego. Aha ni kuri Main Empire. Tugenda twumva amakuru agiye atandukanye. Yego. Agenda acicikana. Wasubiza mikoro Anita tukaza kuvugana. Anita. Yes. Umeze neza? Meze neza. Cyane. Cyane. Kuko uri umwana muto dore mami ni umuntu mukuru agiye kumaza twibwire cyane. Sibyo? Yego. None mami we araza agira gute? Yunganiramo. Ugiye kumaza wibwira abantu dukurikiye. Okay. Amazina yanjye twadufatanye Anita. Wibwiye abantu? Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka so ni ngombwa ra? Ni ngombwa. Okay, 24. 24. Yego. Are you single? I'm single. Oh, are you single and searching? Are you single serious? I'm single. I'm single. Ntabwo uri searching? I'm single. Wapi? Kweri icyo ukumva ko utaba single? She's still young. Mami kari guhita shira amakana. Arabizi. She's your daughter? Yeah. Okay, nta kibazo none. Okay, niyo uri umwana wawe none ari agakobwa kawe. Yes. Tugiye kuganira ibintu bikeye. Yego. Tureba abakobwa b'iki gihe. Yego. Sibyo mami? Wenda katuvuga te wenda mu rugero rwa generation yawe na generation y'ubu ngubu. Uyibona gute? Ibaze ko isunjyana mu kiganiro ntaranasuza abantu banje. Hey, mumeze mute bakunzi ba Main Empire, ni mami wanyu nagarutse. Uyu muntu rero beef ni gute watuma ngenda nasuje abakunzi ba Main Empire. Meze neza namwe nizere ko mumeze neza, ndabakunda cyane. Ubu rero uyu mugabo uri hano noneho muhaye karibu. Karibu nawe uratwakiriye, Imana iguha umugisha. Yego. Turakwakiriye kuri Main Empire, urakaza neza urisanga. Abakunzi ba Main Empire ni mumukunda, mutwandikire muri comment, next time azagaruke aduhe show. Subscribe, comment, just do it. Cyari Mr. Mukapa, Main Empire. Kumwe na mami na Anita. Yes. Okay mami twaki. Yego. Urangije kumereza karibu. Isanzure noneho. Okay. Ubu ni kumeza. Yego. Okay. Mwamugani wa jihadi agaci agasonga bugari. Sipende. Okay. Kwaji. Yego. Ise generation y'abakobwa. Yego. Generation yawe. Ise ubona iretandukanye. Usibye ko nanone n'ubundi nanjye usibye ko nyine ndi mami byampamye rega izina ndifite ndi n'umukobwa ariko ni blessed name na nisanze abantu bakuru banyita mami abana gutyo nanashatse ngomeza mba mami nubwo nshaje ariko si cyane generation ntago ziregeranye. Ego ariko itandukaniro riba ku muntu ku giti kiwe niko maze kubibona, naho ubundi igihugu n'u Rwanda ntago gihindagurika kandi umuco utangwa n'igihugu n'ababyeyi, ahubwo nyiro gufata umuco ese yitwara gute, ahubwo wambwira ati se wowe witwaye gute cyangwa abubona undi muntu. Yego. Iyo turebye abakobwa b'ubu. Yego. Umukobwa w'ubu amasaha 28. Yego. Ahamara kuri social media. Yego. Yego. Instagram. WhatsApp. Sibyo? Wavuga ngo hari ugiye gufata. Yego. Ugiye gufata. Donc wajye kumusha ugasanga bisaba ko ufite amafaranga. Yego. Imodoka. Kandi wabizi kera wowe ufite imyaka 18 uri umuhungu. Ukaba ushaka imana ufite imyaka 18. Yego. Ako ubu ngubu ujya gushaka
ubuzima bwarakomeye Yego. ku bakobwa udafite iPhone Pro Max wapi ufite iPhone 6 wapi Itandukaniro rero ahubwo nakumva yuko itandukaniro riho bisaba ngo abahungu batereta cyangwa bajya mu nkundo bajye baba maso wenda ni nk'inama natanga ariko itandukaniro ryo riba ku muntu ku giti cyiwe. Yego, ako nimba uri umwana w'umukobwa ukaba uzi yuko ibintu byose uzabikesha umugabo ntago uzavamo umugore byanze bikunze, ako nimba witegura kuzavamo umugore you have to do ibintu byose ufite kubikora vuba vuba kuko uri kubikora nk'umwana w'umukobwa, nugera no kuba umukore ufite n'ibindi uzakora warabaye umugore. Iyi nama nagira abana b'abakobwa nuko nyine bagombye gukora ibyo bakora, byibura n'umugabo yagushaka akagushaka byibura ufite status cyangwa hari ikintu agusanganye. Nose nimba kuva mu gitondo uri kuri social media cyangwa uri kwamusabiriza mpa 5 mpa 2 uri kumva uzavamo umumama, nuvamo n'umumama ni hahandi uzajya ubwira mugabo wawe azajya bagiye nko muri dushu gatuhamagara igishuga dadi cyangwa igisaza ugatumubwira ati mpa 5. Ingeso ntizakuvamo, ariko gukora nta muntu bikenesha, gukora ntago byica. Nimba uri umwana w'umukobwa ushaka kuzavamo umuntu muzima ufite gukoresha amaboko yawe kugira ngo n'umugabo uza kugutereta aze atikanga bubu bwiza Imana yaguhaye, ariko nyine no kuba uri umukozi bwiyongere ku bwiza ufite. Murakoze nawe. Yego. 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 Sometimes abantu bakoresha iryo jambo ariko urukundo rubaho. Niyo mpamvu navuga ngo ku giti cy'umuntu biba ku bantu batandukanye, hari abavuga ngo ntarubaho, ariko kuri njyewe urukundo rubaho. Nanagira inama abantu bajya baca intege abana b'abakobwa bakababwira ngo urugo rurabiha, urugo ni rubi, mu rugo ni stress, abagabo barazirika ibibazo ibi n'ibi ngibi. Urugo ruraryoha iyo uri umugore mwiza ushaka ko rukuryohera. Iyo umugabo utamushyizeho stress nawe ntago azigushyiraho, niyo yanazigushyiraho urihangana kuko uba warazanywe no gushaka. Rero urukundo rubaho iyo washatse yuko rubaho, niyo waruje mu rukinisha ntago rubaho, ariko iyo waremye urukundo n'undi rukugarukira ari urukundo, ariko iyo waje ukina nta rukundo uzigera ubona. Yego. Yego. Hari abakobwa bagenda kuri kicoro z'umuhungu. Yego. Ndashaka umuhungu ndashaka umuhungu w'ibogare. Yego. Inzobe udafite urembe, ukoresha utuneri, useka neza, ufite mu kanwa h'umukara, utanywa inzoga, usenga Imana, wateruye, ufite 6 pack, ufite agatuza. Uniho shaka mu ameze nkawe mbese. Okay. Inama namugira nuko ibyo biramutse bihari ni byiza, ariko ibyo ntago ari byo byubaka gusa. Kandi nk'uko uri gutanga izo kondisiyo ku muntu ushaka, nawe wibaze yuko nawe hari ibyo ubutujuje. Ahubwo nimba ushaka kubaka, reba umugore ko kuzavamo umugore, uzavamo mama. Ntago ushaka umuntu usibye ko turi kuvuga ku mugabo, reba umugabo nyine uzavamo papa. Nimba umugabo yirirwa aterura ibyuma se, nimba umugabo yirirwa mu bintu byo kwirirwa yibunzabunza hano, nta kazi ntashaka no gukora, ukumva ko umuntu azaba papa. Nimba uwo mugore yirirwa ari kuri stress, yirirwa atambuka ngo nunyuze ahangaha adashaka no kugira icyo akora, byibura nimba udafite n'igishoro shaka akazi. Nimba ubuze n'akazi fasha ababyeyi bawe bigaragare ko nta kazi ufite. Nimba abana bo bazagira ubushobozi bazakuremera ugira akantu ukora, ariko ntiwavuga ngo uzajya wigira stress cyangwa wigire ngo umuntu w'ikibobo gutyo guzavamo ngo umuntu ngo azakurarikira ngo abone wavamo papa cyangwa wavamo mama. Yesa iracyari main empire kabisa. Ukumva turacyari kumwe na mami, tukaba turi kumwe na Miss. Yes. Okay. Mami. Karame. Ikintu. Yego. Ushobora kugira ukabwira abantu banyotewe kujya mu rugo. Kuko hari bamwe bumva ko urugo ni ukuruha, urugo ni stress. Yes, ikintu cy'abantu banyotewe kujya mu rugo, first of all urugo ni blessed, ni umugisha. Nimba waje mu rugo ushaka yuko rukubera umugisha, rurakubera umugisha.
mbere na mbere nimba uri umukobwa ushaka gushaka sezera ku bukumi bwawe cyangwa usezere ku bukobwa bwawe wumve yuko uzanywe no kubaka. Ibyo bintu nubikora uzashaka wubake. Ariko nimba umbwiye ngo urashatse ejo ex wawe guhamagara cyangwa undi muntu akubwira ati mpaka nimero duciringe gutya ubigarukemo gusa urashaka kubaka ntago ushaka kubaka. Ahubwo nimba ushaka kuba mama ba mama kuko kuba mama ni izina ry'umugisha kandi ntago rizaza ngo rikwitureho. Nuba mama mubi uzaba urimo urica ejo hazaza h'abana bawe. Ubwo rero nimba ushaka kuba mama mwiza ufite gukora ibintu byiza kugira ngo ube mama mwiza. Urugo rero ruraryoha, urugo ni umugisha iyo nawe uri umuntu wihangana ushaka kurwubaka. Ariko iyo udashaka kurwubaka rukubera nabyita rukubera ukuzimu, rurakubihira ibyo umugabo wagukoreye byose ukabyanga. Nimba guhaye bibiri ngo uhahe ukumva guhaye makeya wenda ndi yajyanye mu bindi. Ariko iyo umugabo utamushyizeho stress, iyo yashata zikashaka akubera umugabo mwiza, mwakina mukihangana, mwakira mukihangana kuko Imana niba yabubakiye. urakoze cyane. Yawe kama abategarugori ngahamuraye mwumve mukumva mu misaba agira inama. Niba wabikunze jya muri comment ushimire mami. Twagiye Miss Anita. Meze neza? Yego meze neza. Nabyumvise. Yego. Anita. Meze neza? Meze neza. Cyane. 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 Are you so good? Yes. Okay, Miss Anita. Hari ibibazo wenda tugiye kuganira mu gake, sibyo? Tugendere ku bahungu kuko uri umukobwa. Ese abahungu b'iki gihe uba mu muti? Cyewe abahungu b'iki gihe no byumva ntabwo bateye kimwe. Njye nawe dushobora gukundana sibyo? Akambwiza ukuri kubera ko hari ikintu ushaka. N'undi dushobora gukundana akambwiza ukuri kubera ko hari ikintu ashaka. Wenda wowe ushobora kunkunda hari icyo nkurikiye. Undi akankunda bitewe n'uko wenda ashaka ko dukundana. Ariko kubera ko ibintu by'iki gihe mwese nkabafite kimwe. Nkabanzi ko wenda wowe ushaka kurondeka sibyo? N'undi nkabanzi ko wenda ashaka kurondeka. Umwe muri mwe ashaka wenda kuba yamfata akanshonga. None se akenshi abahungu hari logique wenda bagenda bishira mu mutwe, sibyo? Kavuga ati n'ubundi ntaheza hisi nanjye ashaka kundya amafaranga. Sinanye niba ashaka kundya amafaranga ntayagira ndabizi. Nanjye reka nkorema akanye nigendere. Akabarebye wagwanye. None akazunda akavuga ati wenda njye Miss Anita she's a beautiful girl. Kakubona kuri mwiza, sibyo? Kamwereka ngushire mu mago, sibyo? No kabona abenshi bakavuga ati ndashaka wagwanye. Ese nk'umukobwa ni gute uza kumenya criteria z'umuhungu? Ese kwanga umenye ko umuhungu ashaka wagwanye cyangwa ashaka love kuri wowe bigenda ute? Urakoze. Abahungu bose b'iki gihe basigaye bameze kimwe. Ariko byanze bikunze ntabwo ushobora kuyoberwa umuhungu ugukunda. Okay, umuhungu ugukunda kuri iki? Umuhungu ukunda. Umuhungu ugukunda. Akujyana muri salo, agakorera inzara, akaguhereza gift, happy birthday to you. Bikaba byose bimeze kimwe. Akagusohokana. Umuhungu ugukunda umubona gute? Nuko akubwira ngo ndagukunda. Umuhungu ukunda ntabwo ibyo ngibyo bikoresha. Ahubwo umuhungu ukunda aza ibyo bikabyo byose uvuze nta na kimwe afite. Aza kubwira ko agukunda. Ariko abakobwa b'iki gihe turabasama. Bashaka wa muhungu uza akambwira ngo dusohoke. Dusohoke muri weekend. Ndagukoreshereza inzara mu mutwe ndakwambika ndagusohokana ahantu heza. Muri wowe umuhungu ushaka ntabwo ushaka wa muhungu uzakujyana muri salo. Oya nshobora kuba mushaka ariko ntabwo nkunda ibikabyo. Ntabwo ukunda ibikabyo. Basi wenda igikabyo nagikore 50%. Ibikabyo ni ibinyoma. Ibikabyo ni ibinyoma. Njye niko mbyumva. Simbizi niba ndi ku ruhande ariko abyumva. Ariko nyine impamvu nkubwira ngo ni ibikabyo nakundanye n'abahungu barenga batatu. Mfite aba ex barenga batatu. Ariko ntabwo bageze kuri 5. Yarazaga agashaka kunyereka ibirenze. Ariko wa muntu nanze uzaka ambwira ngo arankunda. Byanze bikunze nabonye ko ari wowe wari unyeneye. Wa wundi mbwira ngo mfite ikibazo nyeneye 10,000.
nabinka akambwira ko ntabyo afite burya ntabyo yari afite kuko yaba abifite ariko nawe abona ko ndi umwasama abona ko ndi umukobwa ukeneye amafaranga nyine tunamushaka urukundo. Okay, noneho ngiye kukubaza ese ku giti cyawe abantu bavuga ngo nta rukundo rukibaho kuri wowe ntabwo ku giti cyawe ni kubyumva? Oya, njye ntabwo ariko mbyumva. Urukundo rubaho cyane. Gute? Ahubwo ruterwa n'uwo waruhaye. Oya, ndi kuvuga ku giti cyawe. Ku giti cyawe. Urukundo rubaho gute? Uko abantu baravuga ngo ntago rubaho kuko bafite ibyo babona cyangwa bitewe n'ibyo ubwabo bakora. Sibyo? Wowe nkawe Anita ku giti cyawe wirebyemo imindani ushingira ku cyo uvuga ngo urukundo rubaho. Ngiye mpamvu uvuga ngo urukundo rubaho nuko ndufite. Nuko rufite ku giti cyawe. Ndarufite ku giti cyanjye. Niyo mpamvu rubaho. Yego. Wow. Maye igisubizo cyiza cyane. Iracyari mene Empire turi kumwe na Miss Anita. Miss Anita. Yes. Cyazo ngiye kubaza cyane kiregera giti. Uracyari isugi? Of course. Komeje gutindamo. Araza gutuma bamwandikira muri comment. Uraza gutuma kwandikira muri comment kubwiza ukuri. Baba ex batanu bareta bavuga ati ngo iki? Birashoboka ko twatandukana nta kintu dukoze. Bayakana n'abantu babeshyera abandi bitewe nuko bashaka kubaharabika. Nuko bashaka kubaharabika. Wow. Bivuze ngo noneho nubwo ajya avuga ati nta mukobwa wese ubyitse nizere ko Benita ni wo muntu wa mbere. Nubwo ngiye naba ntari ariko amasugera hari. Oya ntabwo ngiye nshaka kuvuga ngo nubwo taburi ngiye nashatse kuvuga ngo ugu giti. Okay, ngiye ndi isugi. Uri isugi. That's why kumakanya ko nari. Okay, Benita. Gareka mwibarize. Indege yagurutse mu Rwanda ijya i Burundi. Igeze hagati y'ibihugu byombi ko rimanuka. Abarokotse bazabambaye mu Rwanda cyangwa i Burundi. Mu Rwanda. Okay, ngaho gira ibibazo bibiri wibariza mami na mami nawe kubaze ibibazo bibiri. Ubundi mene Empire dukomeze twirire show time. Okay, murakoze cyane. Kanibariza ikibazo cya mbere mami. Mami. Mbere yuko ushaka umugabo wabanje guca muri ibi bihe turimo. Yego. Umugabo wawe mbere yuko ajya kugushaka yabanje kugupropose, sibyo? Wabyakiriye ute? Mbere yuko agupropose kusaba ko mukundana apana kukugira umugore. Wabyakiriye? Byakiriye neza kuko nari nshaka umugabo. Yego. Ikibazo cya kabiri kiragira gitya. Akubwira ko mugiye kubana nanone. Wabyakiriye ute? Agusaba ko mubana. Nashimye Imana kuko yari umugabo wuje byose nari narasengeye. Icya gatatu nicyo cya nyuma. Ukimara kugera mu rugo wabyitwayemo gute? Nyine kuvuga ngo ndagiye nsezeye. Ukimara kwiyumva ko wagiye washatse umugabo nyine ngira inama wenda imbere yanjye birahari. Uko nabyitwayemo nkimara kubona umugabo numvise ko ngize umugisha kuko nari naramusengeye kandi mbona umugabo nasengeye n'Imana impaye kuko numvaga nshaka umugabo uzanyumva nkamwumva hanyuma yaba ari umukire yaba ari umukire byose nari mbyitayeho ahubwo nashakaga uwo tuzafatanya kubaka. Nkigera mu rugo rero nagize umugisha Imana impa n'umwana ndatwita. Nyimara gutwita nashimye Imana yuko ngize umubyeyi noneho nkaba ngiye kwitwa mama numva biraryoshye. Ndavuga ati rero nimba ngiye kwitwa mama ngomba gukora neza kugira ngo umwana mbyaye atazagira ikintu abura. Ngakora cyane kandi nkirinda kuba umugabo twagirana amakimbirane. Mami ngarange mu nkubitira ibibazo bibiri. Anita. Anita. Yes, reka ngiye mubaze. Hari abantu benshi bavuga ngo bashaka umuntu nk'umukobwa nk'umuhungu aba yirirwa asinda ajya kunywa ibiyobyabwenge adashaka no gukora rimwe na rimwe cyangwa ari mu bindi bintu bibi bidahesha Imana icyubahiro reka mbyite gutyo. Ariko yajya gusenga muri mu bintu atanga
mu bintu asaba wenda nk'umugore azashaka cyangwa umukobwa mu bintu ari gusaba akavuga ngo ashaka umugore ukijijwe. Ese ubona sosiyete nyarwanda cyangwa wowe kuri rusange ni iyihe nama waha abantu bicara bashaka abantu bakijijwe ariko bo badashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza? Kagusubize gutya, umuntu arahinduka. Ushobora gushakwa n'umusinzi ariko bitewe n'uko ngemeze, niba koko yajaje ankunze namuhindura bigakunda. Ndakeka ikibazo mbajije nyigusubije. Muri make buriya ushaka kuvuga ese nk'ubu wowe uri umwana w'umukobwa uri gusenga ngo Mana uzampa umugabo byibuta azanyicisha inzara, ariko nibiba byiza azabe simvuze ngo abari umurokore ariko byibura abe akijijwe, atari wa wundi uzaza akakubite azayansindiye, ari wa mugabo ufite indangagaciro za gikristo, niko nshatse kubwira. Ese wowe ubona ari ye sosiyete nyarwanda yagakwiye gukora iki kugira ngo izo ndangagaciro dusaba ku bandi bantu twebwe ubona ari iki twagakoze kugira ngo tubere imbuto b'abantu bashaka ibyo dufite, ibyo tudafite, bashaka ko agakiza babona umuntu ufite agakiza kandi bo badashaka gushaka agakiza. Icya mbere ni urukundo, sibyo? Ikindi naje uteme inzara itemamara, sibyo? Ashobora kuza nyine anyeneye kandi ari wenda urugero ari umusinzi, umuntu ahindura undi, ariko dukura amaboko mu mufuka dukore. Ashobora kuza ari umusinzi nkamugira inama yo kuba twakura amaboko mu mufuka tugakora, tugashaka akazi, nyine imikorere. Nibyo navuze ngo icya mbere ni urukundo, twumvikana, ntabwo ibintu byose byatunanira, twakora icyo dushaka tukakigeraho. Batwandikire muri komenti abakunzi ba Meni Empire. Hari ikindi kintu rero nshaka ngo uduhereho inama. Iyo umuntu yageze kuri kamera aba yageze ku ijisho rya buri umwe wese, ku buryo ibyo yavuga hari umuntu byafasha, rimwe na rimwe hari n'uwo byakwangiza. Niyo mpamvu tuba tugomba kuba maso ku byo dusohora mu kanwa kacu. Ari byo mvuga ngo nta kijya mu nda cyangiza, ahubwo ikiva mu nda ikituvamo nicyo kibi. Ubwo rero ikintu nshaka kukubaza ni iyihe nama wagira umugore washatse umugabo ariko akaba yumva yuko kuba yarashatse umugabo watamuhagije, yakumva ashaka ko kumuzenguruka akajya nimba yemeye kuba umugore yakoze mariage, akaba yumva yuko yagomeza agateretana n'abasore bari hanze cyangwa n'abapapa, akumva yuko nyine agishaka kumva yuko hanze bimeze. Ari nayo nama uri bugire abakobwa bumva yuko bazashaka abagabo, ariko mu kuba bazashaka abagabo bakaba bumva yuko nimba umuhungu umusuye cyangwa hari ahantu muhuriye mwikingira umwijima mugahita mukora iby'abantu bakuru. Ni iyihe nama wagira abari bacu ukavuga ati nimba koko umukobwa, ese koko umukobwa uzumva yuko uzabamo umumama azabamo umugore yagakwiye kuryamana n'umuhungu wese abonye kandi yitegura kuzaba mama? Ese nyuma nahura na ba bantu yaryamanaga nabo yarubatse bizagenda gute? Nihe nama wagira abo bantu? Inama nagira abakobwa nanjye neretse, kuko ugomba kuva mu bukobwa. Niba ugiye gushaka ugomba kubuza icyo ushatse. Uri umukobwa n'urugero, sibyo? Ariko nyine kuba turi abakobwa ntabwo biduha uburenganzira bwo kuba twakwisambaguza nyine mu gihe tugiye gushaka. Niyo waba utarashaka ahashize n'ahashize, sibyo? Umugabo wateye intambwe ya mbere akakubwira ngo ngwino tubane mu rugo, abarenze babandi bose mwacanye mu bihe byiza n'ibibi. Igisubizo cya nyuma cyanjye kiragira gushya. Umukobwa cyangwa umumama baharanire icyubahiro cyabo n'agaciro. Yego. Okay. Mami, noneho ufata microphone twenda no gusoza mu kanya ho gatoya. Hari abakobwa bafite depression yo gushaka amafaranga, bafite depression y'umubiri wabo, bafite ubushyuhe iki, n'abahungu ubwabo bakajya depression. Hari abahungu bashaka amafaranga kuko nibyo, sibyo? Ko bakajya depression yo kumva ngo amafaranga barayashakira he, sibyo? Hari mu bashuga mami
sibyo hari mu ngeso mbi sibyo hari n'indi depression mbega ukabona depression yafashe uru rubyiruko kujya mu bimugi ntibasenga abakobwa ntibasenga mu buryo buboroheye ni inama wabagira inama nabagira nuko hari source of capital nyinshi aho umuntu yakura amafaranga cyangwa igishoro ushobora kugikura mu nshuti zawe nimba baguha 5 ukagenda ubibika neza ushobora kugikura muri famille cyangwa n'ahandi hantu hatandukanye cyangwa no n'amafaranga wagiye wisevingira nyine muri rusange kuba umushomeri byo simbyemera muri iki gihugu ufite amaboko ufite amaguru ufite mu mutwe hatekereza ntago mbyemera umushomeri azaze ngiye ambwira ati ndi umushomeri ni ukuri kw'Imana Imana mbabare ndahiye mu busa ariko ntago ndahiye mu binyoma umuntu uzaza ambwira ngo yabuze akazi uko yaba ameze kose nemereye kumuha akazi pe apfa kuzaba afite mu mutwe ubwo rero yes nshobora ari umuntu uri inyuma n'isuseka uri kumva nshobora kutamuha ibihagije ariko nkamwereka uko yakora bitewe n'igishoro afite cyangwa wenda nanjye nkaba namubwira ati fata 2 ugende ucuruze gutya kereka yigize stray cyangwa akigira basore bari hano hanze akanga kubikoresha ariko nimba ushaka kuzagira ejo heza ca bugufi wemere gukora ibyo ubonye byose naho ubundi Imana izabiguheramo umugisha muri ako kazi katagushimishije nugakora kwemera ukagakora ejo hazaza uzabona akazi keza mwakoze urakoze cyane mami wanjye kabisa hamwe na Miss Anita thank you so much iracyari main empire kabisa wowe ushaka akazi wowe ushobora no gushimira mu bundi buryo kuri main empire muri comment just do it reka mami rero abasezere ni mu rugo rwe naho ubundi nanjye nabaye umushitsi cyane abakunzi ba main empire turabakunda cyane tubagezaho ibitekerezo byiza by'isanamitima amafilime atandukanye ibiganiro byiza mwe mudukunda kandi muduhoza ku mutima muduhe comment turabakunda cyane batarakora subscribe no mwanya wo kuyikora kugira ngo ugomeze ubone ibitekerezo byacu byiza ibintu byiza bicano kuri main empire be blessed peace and love